Ndi papa SAVA. Manode! Manode! Tiano, asa neza. Yarakoze gushima. Neza rwose. Hafi n'amazi. Manode! Mano! Ninde se urimo uhamagara? Umukozi wa hano. Bite sahane. Ihangane ntabwo abakozi siko atari twe twababyaye. Aragukosho na nyine ugahita uhangayika se. N'abakozi babaye ariko nanjye nta kibazo. Bigira teza ubundi yajyaga akunda kunyandikira ngiye kujya cyandikiye biterane. Wasanga ari aha hafi atagiye kure. Cyangwa akaba ari mu turimo. Ntabwo yanyandikiye. So andikwa gusa yakinze hari icyo. Se ko mbona abuze amahoro umushakira. None se niba urugo rukinze rwose tuje kwicara hano gusa. Umukobwa nawe Se yagiye afunze. siko nawe wagira ngo uri nawe. Okay, noneho reka nkwereke. Reka nzana agafanta hepfo aha ngaha. Sibyo? Ndamutse ninzaho gato ubwo kaba ari akaburusheti ko gufatisha. Sibyo? Yego. Okay. Nta kibazo rwose. Ugeze irungu wacana televiziyo ariko ndumva nanjye natinda ariko bagira inyama bahita bagira kwa kundi bya Nta kibazo ndakurindira nta kibazo. Express. Sawa sawa. Uyihangana ariko ntabwo ari ukugusuzugura urumva natwe. Kandi isanga wanyakiriye nta kibazo neza. Ntuza nukenera kujya nyine gutwikira ibirenge cyangwa se kujya guhamagara by'akanya gatoya n'akaryango kari hariya kuko mbonye gafunguye. Utagashimye kwa kundi kwanyu muvuga muti bose inzu wagiyemo sinzi urakata gutya mu gikari inyuma hari akandi ujyaho ukata gutya ugatwikira ibirenge nta kibazo bimanuka n'igiti. Murakoze cyane. Sawa sawa ndaje. Sawa sawa. Sawa. Uragenzwa n'iki hano se? Ndakubaza kuki uri hano?
naje kureba sheri wanjye. Sheri wawe hano se? Yego. Oh, urinde se kuryo nabana nakwibagiwe. Sheri wanjye witwa Papa Sava. Kari agasaza? Ako ni uriya muzamu wawe wari hano uri kwita sheri wawe? Umuzamu wawe? Ni uri kwita sheri? No suriya ni umuzamu cyangwa wowe uri umuzamu? Ngo njye narigize ngo wenda hari wenda muraziranye uriya musaza? Turakundana. Murakundana? Ariko kushobora kugira amagambo menshi. Kubera? Ndakubaza ngo muraziranye ukasubiza ibintu. Sheri wanjye. Isubizo ni yego cyangwa oya? Yego. Uranyumva cyangwa se ibindi bisubizo uri hanze? Tubabarira rwose ntabwo twari. Uriya muraziranye cyane muziranye? Turaziranye. None se mukobwa ugira mituweli cyane nabigira? Ndayigira. None ivurizo? None se nimba uyigira bakubwiye ko kuri mituweli bavura za rubaga impande? Rubaga impande? Ndetse uyirwaye? Ndakubaza ukambaza. Bakubwiye se ko bavura ibintu by'imigongo? Bavura gucira inkonda se ku buryo ugiye kujya mu basaza kurarura ibyo byose? Cyangwa se urabeshya kubera ko kari agasaza kaba kagenda kahira imiti, ushobora kuba arwaye nk'inzoka kaba karimo kakwahiriye nk'imiti y'inzoka uje kuwutwara? Avura inzoka se? Avura izo ndwara zose? Uriya muzamu wanjye avura inzoka njye ariko naramubujije nabwira ko ntakazana abantu hano. Kumva uriya ni umuzamu wawe ni wowe bosi wawe? Ariko se utabeshyira ubona agasaza nka kariya ariko ntabwo warebye mu kanwa? Njye byari byanshanze. Hanyuma watangiye uti ni sheri wawe? Byari byanshanze ndeba ukuntu ari we bosi ari wo mukozi. Hanyuma se yari yakwemereye ko azagurira benzi mukobwa? Urumva njye ntabwo nari mpazi. Na iPhone se yari yakwemereye? Yari yakwemereye ko azaguha iPhone? None se ubu kari agasaza ugakurikiye iki? Wenda ugize amahirwe nanjye mwenye mari undi njye ndimandira abakobwa. Ariko abakobwa beza gusa. Ubu nyine uvuga ngo ndakurokoye. Ariko ujya usenga? Ujya usenga? Urakijijwe. Reka neye ko kwicisha amagambo. Twanaganira tu. Sibyo? Murakoze cyane. Cyangwa kari agasaza ni so? Cyangwa kari agasaza ni so? Nyine kari karanterese ariko nyine urumva nakwikundira nkamureka niba wumva wankunda nawe ni nawe tuberanye. Tuberanye se? Ibyo byihorere ndaza kubikambireba niba tuberanye koko. Kuri umukire ahantu burya niyo votre soif. Hanyuma reka kanze ngahamagare. Nakiyame. Ijambo kandi rero twazanye. Sanagaye. Kara kavuna mbere tunashaka kuzakirukana. Allo? Umva muze. Mwiyame kugira amategeko hano mu rugo iwanjye. Uranyumva? Ikindi kandi singushaka mu rugo rwanjye. Nta soni. Ibintu birajagaraye ndaza ngasanga abantu mu nzu na gahunda naki. Uti nkwabarire? Shaka kubabarira uyu munsi ariko ntabwo ejo nazakubabarira. Uranyumva? Nacyo. Ubwo nari nimwe bagiye gutuma akantu. Bo uce ahandi mu kinamba. Undebere babasore ko imodoka yanjye barangije kuyoza. Hanyuma ubwo nibinakunda kandi waca kuri ya stock yanjye ukareba ko abakozi barimo bapakurura. Nanjye ubwo ngiye kuba ndi busy byagahe gato. Sawa.
se kirabyumvise se kuri Imana irankunda pe kumbe n'umukozi wambeshye none muye na boss ko mu magambo make bishimye cyo ugira amagambo make cyo nta nkunda abakobwa bavuga cyane ngomba rwose no kuyagabanya kura na boss nta nkunda abakobwa bavuga cyane kivuga gahoro sibyo umuntu uvugana n'umuntu ukiri urumva gusa wakivuga ubwo se mujyanye muri hoteli inyenyeri nk'eshanu bavuga ngo natagabanya amagambo none se mwitwa bande ntabwo nakwibwiye ariko oya banyita rugaba ku rucevu cyangwa se unyite mandira abakobwa ukunda mbaye intwari yawe none ntabwo wari upfuye ndari mfuye rwose karagasaza mpuye ubu se ni gute umukobwa mwiza nkanga ugenda ugahura n'umuzama mu muhanda akagutwara dushika tutabazi urumva njye nari nzi ko ari umukire tuvuye arambwira ati urumva n'imvura irimo iragwa sibyo ntabwo twakomeza tukabiganira mu cyumba se bakwitwaza ko nanjye akandagatwara sibyo se twigende rero tujye tubiganira sibyo kuvuga ubwiza bwa muri salo turagana byinshi biri ntabwo uzi ubwiza buri mu cyumba dore banyura inzira nini kataho aha bibaye byiza ubundi nasanga banashashe mbega imvura hanze sheri sheri yishasha siko musetsa sheri sheri muri tuwarete se Manu! Manu! Navuze ngo musoke mwaho ngaho. Soka rwavumba wa ruzingo. Yintumbira. Soka amahero. Nyaguhebe babwije. Ndavuze ngo soka. Ariko uzi ko nshobora kuzana inyundo ya kinubi nkabamena imitwa. Mwanyorohereje sinkora amakosa kabisa. Mwambabariye ko mbasabye mwanyorohereje sinkora amakosa. Soka nyangaragata.
washoje kwera nakumena umutwe uwo mutwe nawe uhingamayo mayugi ngewe umva nawe vuba nyangagata ndakubwiye ngo none hanga hanze vuba kugira ngo gende kuburana nawe umva wowe hari ikintu bitse hano hari icyo wabitse mbare gatatu ngubona hanze hari ndavuze ngo mbare gatatu ngubona hanze hari izijyamo wazima ndikubwira ndemaye ndikubwira ndavuze ngo ngubone mbare gatatu ngubona hanze hari soka uko waje komeza hari ikintu wazanye komeza mvira ariko se ariko cyo kitaruzi ubundi byagenze nabi icyo bashaka ntukibonye mwasi yo niso wanyu se yarakuzanye ngo bigende bite wari umuzanye ngo bigende bite izi nyama zari zo kugira gute kumwirukanye undi ataziriye kandi zarize ese ushinzwe iki hano manu ushinzwe iki ngewe se ushinzwe kwa gutunganya ibiri hano bidatunganye nawe ndavuze ngo cana umukurikire byose ni ibintu byatanje siko agira ngo ibyo bintu biteye ubwoba biteye ndaziriye umwana ndamuriye kibisi ikindi umbaza ntacyo hari ideni se muri mwe muzanyishyire no kwezi kwa utaruza ariko ntuzayambara hari amatana mwatse genda rwose urafata ukwamura imyenda imbere y'abantu warangiza ngo nakwizanira agakobwa keza na nimero zako nakwivugira ati mbonye undi mwana ndavumbuye mbonye umwana ushyikeye ati ako gakobwa se uri ufite n'ikande katurete ifoto yako ese nta nimero zako wama barangiza ukakarya none rero wazana uwawe rero ngo nanjye nafataho kazajya mu kimwe twese turabaga bari sibyo sohoka saba navuze ngo sohoka nta kandi ka brochette simbare gatatu erega inyama ziryoha kandi urabizi uko ndakarambesi nagati apeti ubwiranga muntu uzayisanga